close friend ni ukuvuga ngo ubu ngiye kubereka uburyo ugiye kuzamuramo Facebook yawe nimba yari yakwamye, nyine yari yarakwamye utari kugira like nyinshi, then aka niko kanya ngo mu gihe ugire like nyinshi. Ni ukuvuga ngo ukurikire video mpaka kugeza irangiye igeze ku musozo, uraza kwigiramo byinshi. Ni ukuvuga ngo hari inshuti yanjye yansabye nongere nkore ino video igaragaza uburyo wongeramo like. Urabona imaze iminota 30, ifite like 333. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi kuba nzigezeho, hari ibintu byinshi ugomba gukora, then ari byo bimwe muri byo ngiye kukwereka. Okay, ni ukuvuga ngo urajya hehe? Urajya kuri Play Store yawe, then wandikemo DJLiker. DJLiker. Kurikire video. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyicikiriza ugasanga harimo ibikunaniye. Ni ukuvuga ngo nimba unayifite, hari umuntu wambwiye ngo yarayikoresheje bishaka kumunanira, then nimba ifite urongera ukore update yayo. Urajya hariya, then wongere ukore update yayo. Okay, twagiye turayifunguye. Nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Okay, ahangaha urabona hano hantu ni ahantu habiri. Twebwe icyo tugiye gukora, turamanje dukuramo account. Kuyikuramo handitse ngo switch account. Okay, urabona hariya dukuyemo account, then noneho buriya tugiye gukora iki? Tugiye kurogingamo indi, iyo bita fake account. Then mutazi gukora fake account, ujye kuri YouTube channel yanjye, then uraza kubibona video narayikoze, ndaza no gufata indi nyishyire muri description, urebe uburyo wakoramo fake account. Okay, uvuga ngo then icyo ngiye gukora, ngiye kuroginga bisanzwe. Okay, ngiye gushyiramo fake account. Nkubwira ko nushyiramo account iri professional, ugomba igeraho igasibwa. Okay, turakomeje tukajyana gukora subscribe. Ino video nayisharinge inshuti zawe ubona zayikenera ikazifasha. Okay, nawe uraza gukora practical, then nawe uze kubireba. Okay, turaroginze, urabona biri kugaragara. Okay, welcome account. Ubwo nuvuga ngo yagiyemo. Nuvuga ngo ikindi kintu hano utazi, fake account urayigira public, igomba kuri public, then nayo tukana exchange. Okay, nuvuga ngo tugeze ahangaha kuri page imeze gutya. Page imeze gutya, urakupa telefoni, then umara gukupa telefoni usubire muri Facebook yawe, then urakora iki? Uraza ugiye kuri profile yawe, ufate ifoto, then ufate ifoto. Okay, urabona 353 muri minota 40. Uze gucungana hano ko hari public. Hari umuntu yigeze kumbwira ngo yabikoze biranga. Okay, aze kureba ko biri public, then ndakeka bitaraza kwanga noneho. Okay, vuga ngo tubanye mushyashya ujye dumenye uyu munsi. Hano uri ni kuri Menya Studio, then kora subscribe tubana kuri video nyinshi n'izindi ngiye kubakorera nazo z'ubwenge, nazo zijyanye na Facebook cyangwa n'ibindi. Vuga ngo ufite n'ikibazo wajya umbaza nkajya nkusubiza aho ufite ikibazo. Okay, hano uraza pastingemo, hano twabanje tujya kuyikopiya turayipastingamo, hano hitamo icyo noneho weho ushaka. Twebwe dushaka like. Noneho ugiye kwemera ko utari irobo. Okay, then nagize ukore submit. Mu gihe dutegereje submit, ndi gusuhuza abantu bo muri
muri Uganda dukunda kubana umunsi ku wundi bakunda kubingaragariza, ndabashuhuje cyane kabisa, bateye yambu n'abari mu Rwanda nabo bateye yambu n'ahandi waba uri hose, kuvuga ngo weho ukora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi, kuko ibiganiro ngiye kujya mbakora muri ino minsi ni ibiganiro ndakeka bizaba bibafasha. Kuvuga ngo ibintu bigerageze, uraza gusanga hari impinduka iraza guhinduka kuri account yawe, kandi iyo ubikoze, nimba ubikoze uyu munsi urabona ko like zirahageze. Nandi gukora nti nimba ubikoze uyu munsi, hari izindi like zigomba kwiyongera, nyine account yawe uri kugenda uyikora iki, uyipromotinga. Nzabereka no kongera follow nabyo zikaza ari nyinshi. Urabona ziracyari za zindi, ujya kuri iki, ukora refresh. Urabona ko urabona ko zabaye na 70. Urabona ko ari ibintu bidakomeye. Bigerageze. Ni ukuvuga ngo muri ino minsi ngiye kongera indi video y'ubundi bwoko, ubundi buryo nabwo wakongeramo, noneho zikaza ari nyinshi. Wewe icyo ugomba gukora ni subscribe, tukaba tubana umunsi ku munsi. Then urabona ko hano bahise baduha iminota 10 n'ingahe, iminota 13, nibwo wakongera irangiye ukongera ukakora nanone bakaguha izindi. Kuvuga ngo weho urajya ubikora kenshi, urabivanamo wongere, ubivanemo wongere, gutyo gutyo paka ugize like ushaka. Turi kumwe.